uyu munsi iyo umuntu atitonze ajya kubona akabona ajyanye n'umugabo cyangwa n'umugore, umusore umukobwa utari we, akamwahagiza. Rero niwubona uri kumwe n'umugabo cyangwa se umugore, umukobwa cyangwa umusore umeze gutya, bimenye ngo ntabwo agukwiye. Uhagarare usubire inyuma, ugende hakiri kare. Ikintu kigoye kujyana n'umugore cyangwa umugabo, umusore umukobwa mu rugo, biragora kurusohokamo ibi bintu bihari, ariko biba byiza buriya gukumira hakiri kare, noneho ugategereza uwa nyawe. Ikintu cya mbere, niba ugomba guceceka kugira ngo wumve, kugira ngo umukunzi akumve, kugira ngo umugabo cyangwa umugore muri kumwe akumve, ntabwo agukwiriye. Kugira ngo umukobwa cyangwa umusore muri kumwe mu rukundo akumve, ntabwo agukwiriye. Hari abantu benshi rwose bababaye mu rugo cyangwa se mu rukundo, noneho kugira ngo ibintu bashaka bibeho cyangwa se ibyo badashaka byitabweho, ari uko baceceka, barashakuje, bararambiwe. Rero nubona ugeze mu gihe ugomba guhora ucecetse kugira ngo umukunzi cyangwa se uwo muri kumwe mu mubano akwiteho, menya ngo uyu muntu ntabwo agukwiriye. Kabiri, niba uri umuntu ugomba guhora usaba imbabazi ku bintu utakoze, kugira ngo mbese ubuzima bukomeze, kugira ngo urukundo rukomeze, kugira ngo umubano ukomeze, bimenye neza yuko uyu muntu ntabwo agukwiriye. Umuntu ugukwiriye ntabwo akenera ko umusaba imbabazi ku bintu utakoze. Rero murekeraho gusaba imbabazi ku bintu mutakoze. Niba uzi neza ko ikintu utagikoze, kubera icyo ugomba gusaba imbabazi. Umuntu ugomba kwinginga mu mubano, umusaba imbabazi kugira ngo mukomezanye mu mubano, uyu muntu ntabwo agukwiriye, waba urimo guta igihe cyawe, kuko n'ubundi ntabwo uyu mubano uzaramba. Gatatu, niba ari umuntu uhora agupfobya, agucisha bugufi buri gihe kugira ngo rwose azamuke nk'aho ari umuntu ukurenzeho, uyu muntu nta rukundo agufitiye, rero nta nubwo agukwiriye. Umuntu rero uhora agucisha bugufi buriya ni umuntu uzahora akurira guhagarara ku mutwe. Rero ntabwo ubuzima buzakuryohera muri kumwe, nimukomezanye urugendo ntabwo bizakuryohera. Rero hagarara usubire inyuma hakiri kare. Kane, niba uyu muntu muri kumwe mu rukundo cyangwa se mu mubano, ugomba guhora umwinginga ngo akwiteho, ukamwinginga ngo akore ibyo ushaka cyangwa se ibyo udashaka abyihorera, ukamwinginga ukabibona neza yuko rwose atanyeganyega, uyu muntu ntabwo agukwiye. Umuntu ugukwiriye ntabwo uhora umwinginga kugira ngo akwiteho. Ntuzamwinginga ngo kugira ngo akuvugishe, ntuzamwinginga kugira ngo akwandikire, ntuzamwinginga kugira ngo numuhamagara akwitabe.